Izo mboga uko naziryaga niko nataga ibiro. Uko navuye ku biro 86 ubu mwangeze ku biro 70 kandi bimazeho imyaka 10 bitagabanuka. Mwiriwe muraho murakarama mugira amahoro y'Imana. Urwo ruboga warubona ahantu hose ku isi yose kandi ntirukunze guhenda. Wanarutera iwawe mu karima k'igikoni kuko bitagora kurwitaho. Niba ushaka kugabanya ibiro rwagufasha cyane. Impamvu nuko ibyo turya bifitemo ibyo bita karori. Bigenda birutana bitewe n'ikiribwa icyo ari cyo. Ibiryo bifite amasukari menshi cyangwa amavuta menshi bigira izo karori nyinshi. Ku rundi ruhande umubiri wacu ukeneye izo karori kugira ngo ukore igugurwa. Nk'igihe umuntu agenda atwaye igare se cyangwa imodoka azamuka n'ibindi. Inkuru nziza hari ibyo kurya byifitemo izo karori nke. Ibyo biribwa kubigogora bisaba umubiri kujya guhiga muri karori zibitse mu kigega kugira ngo byo bimanuke aho byabigenewe byifashishije karori z'ibindi twabitse. Twavuga amavuta, ibindi byose twagiye turya bikagenda bikipakira bigakora ibinyanyanza, bigakora biriya ubona ku mubiri byagiye byipakira ari byo bita ku mubyibuho. Ibyo biribwa rero biragenda bigashakisha amavuta n'amasukari ahabitse hose mu mubiri ngo abifashe gusohoka kuko ubwabyo byo nta mbaraga byifitemo kugira ngo bisohoke. Urwo ruboga nta rundi ni ishu. Ishu n'ibindi nk'ishu amabrokoli, amashufureri, amapuwaro ni imboga zikenera karori z'ahandi kuko zo ubwazo ntazo zifitemo, donc bifasha gutwika karori twariye zagiye zitekera mu mubiri. Ikibazo rero tuyiteka nabi. Gerageza kuyiteka neza n'umuriro uringaniye. Irinde kuyihisha cyane byica intungamubiri kandi isahane yawe uyigabanyemo 3. Ni ukuvuga yo izafata 50%. Shyiramo akavinegere gakeya. Wabona vinegere ya pome, vinegere de cidre byaba byiza kurutaho, cyangwa uyikoremo simusi. Wavangamo inanasi ntuvangamo amata. Nzababwira impamvu yabyo. Mugire amahoro, mukomeze muyandikishe kugira ngo tuzakomeze tubagezaho ibyiza turamire ubuzima bwacu. Murakoze murakarama.